Reka ntangire mbasuhuza mu mwese mukomeza gukurikira Afrifox TV ndetse namwe mwese mwakoze subscribe kuri no channel namwe mutarayikora mbasaba ko mwayikora ubundi tukazajya tubagezaho ibiganiro bitandukanye ndetse n'inkuru zitandukanye mu bisata bitandukanye ndavuga mu bice byose bitandukanye by'ubuzima kandi mbabwira mukomeze kwirinda COVID-19 kuko iriho kandi irakomeye ndetse iranica. Nyamuneka nkubwire nti nobody is above the law, nta n'umwe hejuru y'amategeko. Uwo waba uri wese cyo wabukora cyose wibuke ko kwirinda ari ingenzi. Nutirinda inzego bireba zizagukurikirana kandi ndakeka ko bitazakubera byiza igihe zo zizaba zakwikurikirana. Navuze nti nobody is above the law kuko iyi ni imwe mu mvugo yakoreshejwe n'umwe mu bayobozi turi bwumve muri iyi nkuru asaba buri wese kwita kuri aya mabwiriza akayubahiriza atitaye ku cyari cyo cyase atagendeye ngo ngende uyu nguyu n'uyu nguyu. Kuko inkuru tubazaniye uyu munsi ni ivuga ko abajenerali bakomeye mu gisirikare cy'u Rwanda baba baratawe muri yombi muri uku kwezi, ndetse n'abapolisi bakomeye mu gipolisi cy'u Rwanda nabo baba baratawe muri yombi muri uku kwezi kwa Mata bashinjwa cyangwa se bazira kuba barishe amabwiriza yo kwirinda COVID-19 nkana. Hanyuma iyi ni inkuru dukesha ibinyamakuru bitandukanye no mu Rwanda harimo The New Times, Bwiza.com ndetse n'ibindi bitandukanye, aho ikinyamakuru The New Times gitangaza ko Generali Fred Ibingira na Lieutenant General retired Charles Muhire muri uku kwezi bajyanywe gufungwa mu gisirikare mu bihe bitandukanye kubera amakosa atandukanye yo kwica amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Ubusanzwe General Ibingira ni umuyobozi mukuru mu ngabo z'u Rwanda, aho ari umugabo w'inkeragutabara, nawe Lieutenant General retired Muhire we wahoze ari umuyobozi mukuru mu ngabo z'u Rwanda, nyine ari wahoze ari umuyobozi w'inkeragutabara cyangwa se umugabo w'inkeragutabara za RDF, akaba n'umuyobozi mukuru w'ingabo zirwanira mu kirere, yeguye ku mirimo yakoraga muri 2014. Amakuru yaratugera avuga ko uyu mujenerali w'inyenyeri enye yatawe muri yombi kuwa 7 Mata nyuma y'uko bigaragaye ko yari yitabiriye ibirori by'ubukwe gakondo ari byo gusaba mu kagari ka Butare mu murenge wa Ngoma mu karere ka Huye. Ubu ni Ibingira bafatiye mu karere ka Huye. Hanyuma kandi nk'uko musanzwe mubizi ibyo byombi byo gusaba iyo mihango y'ubukwe nyine gusaba no kwiyakira mu bukwe birabujijwe muri protocole cyangwa se mu mabwiriza y'igihugu yo kwirinda coronavirus. Kugeza ubu ngubu nk'uko ariho imigenzo y'ubukwe yemewe yonyine ni imihango y'ubukwe bw'abaturage cyangwa se civil marriages, ndavuga kujya mu murenge ndetse kujya gusezerana mu murenge ndetse no gusezerana imbere y'Imana mu madini n'amatorero ndetse n'imisigiti. Hanyuma rero ikinyamakuru The New Times cyamenye ko Lieutenant General Muhire yafashwe ku itariki 25 Mata muri Pegasus Resort in Irebero mu karere ka Kicukiro muri Kigali, aho abandi bantu 33 nabo bafatiwe bazira kutubahiriza protocole ya COVID-19. Iri tsinda bivuga ko ngo ryari ririmo kunywa, ririmo gufata kamwe rwose, polisi y'igihugu iza kubagwaho nibwo twaye nyine bajyana kubafunga cyangwa se nk'uko amabwiriza bivuga. Abavugizi bombi uw'ingabo z'u Rwanda n'uwa polisi y'igihugu bemeje aya makuru cyangwa se babyemereye iki gitangazamakuru turi gukuraho. Kuwa kabiri tariki 27 Mata umuvugizi wa RDF Lieutenant Colonel Rwivanga yatangarije iki gitangazamakuru agira ati nibyo koko abaofisiye bakuru bafunzwe bazira uruhare mu bikorwa byo kwangiza amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Yiyemereye ko abajenerali bombi barenze ku mabwiriza yo kwirinda coronavirus, agira ati ikigo nka RDF gifite amahame agenga imyitwarire idusaba kuba intangarugero. Akomeza kandi avuga ko ibi bireba abofisiye bakorera ndetse n'abasezerewe mu ngabo z'u Rwanda. Ndetse kandi Lieutenant Colonel Rwivanga yavuze ko abajenerali bombi batateganyijwe ko baregwa kubera ko ari ukurenga ku mahame akurikiza inzira z'imbere. Akomeza avuga ko abayobozi babifitiye ububasha bazagena igihe cyo gufungwa. Ubu ngubu rero ni Colonel Rwivanga.
uyu muvugizi kandi yagize ati RDF ifatana uburemere imyitwarire nk'iyo kuko ifite ingaruka ku mabwiriza n'imiterere n'igikorwa cya discipline. Ati ni igikorwa cya discipline. Hagati aho byagaragaye ko abandi bantu benshi barimo abapolisi babiri bakuru nabo batawe muri yombi bakekwaho ibyo bintu byombi bya discipline nyine ndetse no kwangiza amabwiriza ya COVID-19. Ku wa kabiri umuvugizi wa polisi CP John Bosco Kabera yatangarije ikinyamakuru The New Times ko abantu benshi batawe muri yombi hamwe na Lieutenant General retired Muhire mu gihe iperereza ryakurikiye kwica amabwiriza yo kwirinda COVID-19 ryabereye i Huye ririmo General Ibingira, ryatumye hafatwa abayobozi bakuru babiri ba polisi ku rwego rw'intara n'urw'akarere. Aba bombi ni CSP Francis Muheto, umuyobozi wa polisi mu ntara y'amajyepfo, na SSP Gaton Karagire, umuyobozi wa polisi mu karere ka Huye, DPC w'akarere ka Huye, nawe rwose mu batawe muri yombi bazira kutubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Nyamuneka mukomeze mbabwira nti nobody is above the law, nta n'umwe uri hejuru y'amategeko, twese kwirinda iki cyorezo biratureba. Hanyuma rero umuvugizi wa polisi y'u Rwanda yavuze ko aba bapolisi bombi batawe muri yombi nyuma y'uko abashinzwe iperereza bagaragaje ko bari bazi iby'ibyo birori birimo kwica amabwiriza nyamara ko ntacyo bakoze cyangwa ngo babimenyeshe. Byibuza iyo babona batabifite mu nshingano ngo nyine bari kugira abo babimenyesha bakabasha kugira icyo babikora, ariko bo ngo baricecekeye kiri mu byo bazize. Rero CP John Bosco Kabera kandi yavuze ko undi watawe muri yombi ufite aho ahuriye ni case yahuye ari Fidel Rwoma wari nyiri ibirori cyangwa se wari wakiriye ibi birori. Kabera nongeyeho ko Rugomwa yafunzwe hafi icyumweru mbere y'uko arekurwa amaze kwishyura amande. Muri ubwo buryo abasivili bose bakekwa bafashwe hamwe na Muhire baje kurekurwa. Abasivili bafashwe kubera kwangiza amabwiriza yo kurwanya COVID-19 ubusanzwe barekurwa nyuma yo kwishyura amande kandi bakamarana n'umunsi cyangwa ijoro ahabigenewe. Ubusanzwe muri Kigali ni kuri stade ya Kigali Regional Nyamirambo, ndetse no gukora ikizamini cya COVID-19 ku mafaranga yabo. Mu gihe Lieutenant General Muhire yafatiwe ahitwa Rebero nk'uko CP Kabera abitangaza, General Ibingira yajyanywe gufungwa nyuma y'iminsi 3 ibyabaye bitemewe i Huye, kuko abayobozi babonye ibyo byose cyase babimenye nyuma y'iminsi 3 yuko ibirori biba. Bituma rero iperereza rimuviramo gutabwa muri yombi. Yavuze ko abantu bagera kuri 70 bari bitabiriye ibirori, aribyo birori nyine General Ibingira arimo. Ati nk'uko twakunze kubivuga, nta muntu uri hejuru y'amategeko kandi nta muntu n'umwe wemerewe gukuraho cyangwa se kwangiza ingamba zo gukumira COVID-19. Aho ngo ni umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera. Nanjye rero nasoza inkuru mbabwira nti nobody is above the law, n'umwe uri hejuru y'amategeko. Uko waba uri kose, uwo waba uri wese, n'umuganga, umwarimu, ukora ibitandukanye, ndakugira inama nanjye ndetse ko dukwiye kurwanya cyangwa se kwirinda iki cyorezo cya COVID-19, twirinda kwica amabwiriza uko byaba bimeze kose, ahubwo twubahirize amabwiriza dore ko twese twazagitsinda, kuko abantu mwe ntabwo byoroshye. Iki cyorezo kirakomeye kandi nutakirinda, nyamuneka nkubwire ngo polisi y'igihugu ndetse n'izindi nzego bireba ndetse nabo twe baturage turakureba, tuzagutanga. Nyamuneka bagufate byo kuryozwa ibyo bintu, kuko ntabwo waba uri kwica wenyine, wari kwica abanyarwanda bose ubazanira cyangwa se ubanduza cyangwa se nawe yanduza COVID-19. Hanyuma rero mbifurize komeza kugubwa neza, mukora subscribe kuri Afrivox TV kugira ngo dukomeze kubana ndetse muduhe ibitekerezo byanyu ndetse na share zishoboka. Imana ibarinde. Ciao ciao.